kwivura ni volume ya mbere n'iya kabiri n'ubundi nk'uko twabibonye mu bindi byiciro twize. Aha rero tugiye kureba indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri murayizi? Turayumva. Ni ukuyumva. Ntabwo muzi uburyo iryana. Ntukayirware, n'umuryango ntukayirware, ni mbi cyane. Uvuga ngo ni indwara iryana kandi igasiga ishenya imiryango myinshi. Yisenya gute se? Uko mbitekereza, hari abantu bayirwara ugasanga bagiye mu bitaro bamaze igihe kirekire. Yego. Icyo gihe cyo kuba mu bitaro hari imitungo y'abantu y'uwo muryango ihatikirira, igenda ihatikirira. Ntekereza yuko ariko gusenya imiryango baba batubwiye. Reka rero mbashimire ko tugiye gutega amatwi iki cyigisho cy'uyu munsi kijyanye na kanseri iri kumara abantu, iri kwica abantu uruhongohongo. Ikibi cy'iyi ndwara ntabwo ari indwara izi kubitera ngo umuntu ahita apfa. Ushobora no kumara imyaka 10, ushobora no kumara imyaka 5 ukirwaza abana mu ishuri bakava mu mashuri kugira ngo bavuze umuntu, abana ntibakirya kugira bavuze umuntu, ibibazo byaravutse, amatungo yarahatikiriye. Aha rero inkomoko y'iyi ndwara iracyakomeje kuba urujijo kuri benshi. Nicyo gituma tugiye gusobanura inkomoko yayo dukurikije ubusobanuro bwo mu gitabo cyitwa Centre pour les Aliments, tubona kuri page ya 30. Benshi mu bantu b'iki gihe batunzwe no kurya ibyo kurya bitetse gusa. Kugira ngo uyu muntu cyangwa uyu mwanditsi yaje gushakashaka abona iki gitabo, aragisoma neza, asanga abenshi batunzwe n'ibyo kurya bitetse gusa. Nibyo kuko yarabirebye neza asanga nta muntu upfa kurya salade, nta muntu upfa kurya ibintu bibisi, keretse uwamaze kumenya ubwenge mu byo kumenya ku byamutunga. Iyo umaze kumenya ubwenge nuvuga ngo ntabwo urya ibyo kurya bitetse gusa. Kabiri, kurya inyama. Hari ukurya ibitetse gusa no kurya inyama. Urugimbu rw'inyamaswa. Urugimbu rw'inyamaswa ni uruki, muraruzi? Urugimbu ni iki? Umugongo. Ku mugongo. Urugimbu ni iki? Urugimbu hari ni ibinure, reka tubivuge gutyo. Urugimbu ni ibinure. Nayo amavuta y'ino murya n'usisi urugimbu. Ni urugimbu. Urugimbu rw'inyamaswa. Kurya imigati y'amafu anogerejwe. Imigati wayikunda kubi we. Ujake rwose yawe ubonye ntabwo wamucikana. Ntabwo ari wenyine twese ko twicaye aha ngaha. Isukari n'umunyu by'umweru cyane. Hari ujya kugura yabona isukari y'umweru timutama, isukari nta kindi nagura cyangwa n'umunyu. Ibintu bibitswe ahakonje igihe kirekire. Muri firigo. Basimu zirabamaze. Kurya breba, ukarya n'inyama. Kurya breba ukarya n'inyama. Ibi byose ntabwo bifite akamaro gahagije kandi vuba cyangwa kera bishobora kuzatera umuntu ingaruka mbi, byangiriza ingirabika maze bikibumbira hamwe zikaba ibibyimba. Cyo bita kanseri. Entre parenthèses kanseri. Ibiki ibibyimba. Ubishobora gukandaga mu mugongo kare. Cyo ni ibibyimba. Bishobora gutera iki? Kanseri. Nyuma bigatuma
umubiri uhinduka urubuga rukwiranye na mikorobi, imyanda ikiyongera ikagwirira mu maraso no mu ngingo z'umuntu. Ikindi kibarirwa mu bishobora gutera kanseri ni ukunyuzwa muri radiyo kenshi, imiti myinshi mu maraso, udukoko two mu myanda no mu maraso. Kunyuzwa no muri radiyo kenshi byagutera kanseri. Ibi ni ibitera kanseri turi kubona ahangaha. Buri wese yumve kanseri uburyo iza ari kanseri nyine. Ntaho kanseri ipfa kuza ngo ni kanseri, hari ibitera kanseri. Mu byo kurya turya hamwe n'ibyo tutamenya harimo ibyo kurya bidukingira iyi ndwara mbi ya kanseri. Tumaze kubona kanseri n'uburyo idufata n'uburyo ushobora kugira iyo kanseri. Tugiye kureba rero ibyadufasha kugira ngo iyo kanseri itatugeraho. Karoti itanga vitamine A nyinshi maze ikaburizamo gutera imbere kwa kanseri. Ruvuga ngo ubaye urwaye kanseri yakugezemo, koresha karoti nyinshi zishoboka, irabuza kanseri gukura. Ishobora kuribwa ari mbisi cyangwa itetse, cyangwa ukanywa 1/2 cy'ikirahuri cy'umutobe wa pome, ukabikora igihe cy'ukwezi kumwe. Igihe cy'ukwezi kumwe waba umaze kugira icyo bita imbaraga, umaze guhagarika iyo kanseri, mbese aho igeze ikabihagarariye aho ngaho rikomeze gukura. Tungurusumu ibiruzamo ibibyimba byihishe byo mu mubiri, cyane cyane ibishobora kuboneka mu myanya ishinzwe kunoza ibyo kurya. Nicyo ikora gusa, ahubwo si icyo ikora gusa, ahubwo iboneza udutsi two mu mutima. Ifite umurimo wo kuzibura amara, bikarinda imyanya yo mu mara, ituma imyanda isohoka neza mu ruhu no mu nzira zo kwituma. Kuyirya mbisi uhereye ku gaheke kamwe kugeza ku duheke 4, cyane cyane mu byo kurya bya mu gitondo, ukabikora igihe kirekire. Umuti twabonye, ngira ngo ahangaha ntabwo tubwiye wenda n'abamaze gufatwa na kanseri, nawe wabikora wirinda ko wazarwara izo ndwara za kanseri. Tumaze kubona karoti, tumaze kubona tungurusumu, tugeze ku gitunguru iyo bita onyo. Igitunguru cya onyo kirinda ibibyimba byo mu mara, ari byo bikomokwaho na kanseri. Ikoresha gahunda y'amara neza, igakuramo ibishobora kuyatera kubora. Ariyo mpamvu akenshi iyo dutaza nk'imiti ivana uburozi mu mara, usanga aho birutse binuka. Uvuga ngo biba byaratangiye kubora, byagutera n'amara kuba yajya gute yabora. Kuko uzareba nk'ahantu dushyira nk'imyanda, rero nka puberi y'icyuma isize nk'irangi, mu gihe runaka usanga byarangi byaromotse, byaratangiye kurwara umugesi kubera wa mwanda urimo. Uvuga ngo nawe rero imyanda iri mu mubiri wawe iri mu mara yawe, iyo yatangiye kubarira mu mara, uvuga ngo n'amara ushobora gushiduka yaboze. None ndagira ngo mudusobanurire neza igitunguru cyawe. Yego, abenshi ntabwo tukizi, kugira ngo muze kukidusobanura, kuko nshobora kumva igitunguru cyawe nyose ntabwo nkizi, nkavuga yuko ari igitunguru gisanzwe. Mu kidusobanurire tumenye icyo gitunguru icyo ari cyo. Icyo gitunguru n'ubundi
ni igitunguru gisanzwe ariko akenshi ngira ngo muzi ko biri amoko abiri. Hari igitukura hari n'icyumweru, ariko ntabwo batubwiye ngo ni umweru cyangwa ni umutuku, ariko akenshi igitunguru gitukura nicyo kigira imbaraga kurusha icyumweru, ariko utabonye icy'umutuku wakurusha n'icyumweru, ariko akarusho igitunguru gitukura. Ese ikibazo ku gukoresha tungurusumu. Tungurusumu wayikoresha uyihekenya wenda ugiye kurya umaze kurya wayikoresha ku biryo. Twabisobanuye ko ari ku biryo, wayikatira ku byo kurya. Onyo nayo ishobora kuribwa ari mbisi cyangwa ukayiteka mu mazi ukavanga n'indimu ikarishye ukanywa ibirahuri 3 ku munsi 3 mu cyumweru ukabikora igihe kirekire. Byumvikanye uburyo ikoreshwa onyo? Byumvikanye? Kwikatira ku biryo cyangwa mu mazi ugashyiraho n'indimu ikarishye. Mpamvu bavuga indimu ikarishye buriya na n'ironji ribarwa mu ndimu. Bo ni indimu nyine ikarishye. Ariko ikibazo twagize kuri tungurusumu batubwiye ko ari ukuririra ku biryo, ariko ntibatubwiye kantite umuntu yakoresha. Mwarangaye. Ni akabuto kamwe cyangwa ni akanuza kamwe ka tungurusumu? Bavuze agatete kamwe kugeza ku tete 4. Agatete kamwe ni kuri akamanyura. Kawumanyura kameze nk'akabuto nyine. Kugira ngo tugerageze dukurikire iki cyigisho kuko ni icyigisho gifite imbaraga kandi turi kuganira ahantu habi cyane, kuko ibyo turi kurya biri kutwangiza. Gerageze rero ukurikize izi nama kugira ngo ubashe kwirinda. Niba utararwara iyo kanseri ntizapfa kukugeraho, niba unayifite ngo ihagarire aho yarigize gute yarigeze. Amashu abaduhaye imiti myinshi utarafata mu mutwe, imiti rero afite ibibazo. Ushobora gusenya irwaye, ushobora no kuyirwara cyangwa ko nayo igira n'abaturanyi bagize gute bayirwaye. Amashu nayo avura kanseri kuko nayo akize muri vitamine A. Uko akoreshwa: gusekura amababi 10 ukavangamo icupa ry'amazi ukanywa 1/2 cy'ikirahuri kugeza ku kirahuri kimwe 3 mu munsi, ukabikora iminsi 4. Bishobora no kuvura ibisebe byo mu gifu byananiranye. Ibyo bisebe byo mu gifu bishobora kuba ari iki? Ari kanseri. Ariko tubonye ko uyu muti ushobora kuvura ibyo bisebe byagize gute byananiranye. Hariho n'ibindi bintu bishobora gutera kanseri. Mutega amatwi mwumve ibintu bishobora kugutera kanseri, wumve niba ubikora, wumve niba wajya kubikora, wumve niba hari umuntu uzi ubikora umugira inama. Ndavuga ubikora agarukira. Yego. Ibi byo kurya birimo ifumbire mvaruganda. Twese biratureba, iri somo riratureba, icyisho kiratureba. Kabiri, imiti yo kurinda ibyo kurya runaka. Turabihungira ngo hatazajyamo iki? Mungu. Mu bigori biriya tuba twahinze hatajyamo iki? Nkongwa, inyanya bwa busimba. Gatatu, imiti bavanga mu mikati yo guhindura ibara. Utajya umugati nateretse hejuru. Turafitwe nta buzima, ahubwo dushake icyadufasha kwikingira no kwirinda. 4, imiti ivangwa mu nzoga, imiti basiga ku tega amatwi numva ahantu neza. Imiti ivangwa mu nzoga, imiti basiga ku nzara n'iyo basiga ku misatsi.
impamvu nagize ngo iki cyigisho tugishyire n'ahari ahantu kugira ngo benshi bazacyumve nuko abantu benshi hari abasiga imisatsi hari n'abasiga inzara. Rya rangi se riva kuri za nzara rijya he? Rya rangi riva mu musatsi rijya he? Ntimuzi n'abasiga ku minwa se? Mwese bishira byagiye. Wambwira aho bishira byagiye? Ntimunda. Tukwigize gutya no? Bijya heza. Sumira se? Yamaze gusiga kunasiga gutya. Ukona reba jaka kunasiga gutya. Ukona aracira se? Reka. Iyo ngo yaravuze ndi kugusuzuma uba wawunyweye. Reba ibintu ucira se? Ngare rero ibintu rura ibyo bintu winjiza mu nda yawe mu mbere wawe. N'amaso barayasiga. Katwikomereze. Ibi byose bishobora gutera kanseri. Kanseri ishobora no guturuka ku ngeso mbi. Turafitwe ku ngeso mbi. Ntabwo mbyumvise. Umubabaro udashira w'ibibazo bitagenze uko ushaka, ushobora no guhora ucogoye, ubabaye, udakeye mu maso, maze bigatera kanseri yo mu mara. Uhora ubabaye ujunjamye, udaseka, uhangayitse, ukumva no kurya ntacyo bikubwiye, kandi igifu cyakeneye kurya, amara yakeneye kuyigiriye ikiyajyaho. Aho utarwara kanseri ubwo neza. Kanseri mu mara. Guhorana impagarara zo mu mara, ibisebe byo mu kanwa, byo mu nda, ibisebe byo mu myanya ndangagitsina, itabi, inzoga, kubura isukari imbere n'inyuma, gukora imirimo ivunanye. Byose byagutera kanseri. Kwihambira ngo ngere kuri ibi n'ibi. Mwabonye umusore waraye ari ku miti bugacya ngo agiye mu kazi. Biriya byamutera kanseri yo mu bwonko no mu mara. Noneho urabijyajya no mu bwonko. Mu byo umuntu yakora yikingira kanseri n'ibi bikurikira. Tega amatwi neza. Kuruhura ubwonko n'imitsi yumva. Kuruhura ubwonko n'imitsi yumva. Kugaragaza umunezero. Ngo twaremeye kujya mu ijuru ukaririmba ubabaye ujunjamye. Imbude mujujamye burakaye nyine. Twaremewe kujya mu ijuru. Ubu uri kuririmba kuzajya mu ijuru. Mujya mubabona se? Kugaragaza umunezero, kunyurwa kandi ukagira ibanga. Kunyurwa kandi ukagira ibanga. Kugira neza. Kugira neza byakurinda. Si ugize neza ntuwumva unezerewe. Kugira ituza no kwiringira. Zihoze ikintu muzahina ntunakibone ukumva ntacyo bikubwiye, wumva ubayeho neza. Mbese igihe cyagera cyangwa isaha yagera yo kuba kwakira cya kintu ukabona ntacyo ubonye, uko ntacyo bikubwiye. Ariko kunyurwa no kwiringira. Uku kunyurwa mperutse kuganira n'umuntu warambwira ngo ubundi kunyurwa ni ikimenyetso cyiza cy'umunebwe. Ati kuko ibije byose arakira. Ati ibije byose ntabwo ashaka gukora, ntashaka kugira ibyo azageraho, ahubwo nyine yamaze kwiyakira uko ari, nta bindi bindi ashaka kurenzaho. Noneho hano baratubwiye ngo bimwe mu byakuvura kanseri, kunyurwa nabyo birimo. Twemere ubunebwe,
yarakubeshye kuko kunyurwa ahangaha sinirahuje amagambo nongeyeho yandi, kunyurwa kandi ukagira ibanga. Nose uwo muntu, uwo munebwe agira ibanga. Nawe yakubwiye ngo uyu muntu wamaze kunyurwa muri make yiyakiriye uko ameze, ari kumva nyine nta kindi yabikora. Yiyakiriye ashaka kurusha ubwenge. Amatwi waza kunyumva Jacques. Kuba yamaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza we, akayoborwa nawe, ibyo abonye akanyurwa. Urumva? Uwo munebwe rero uri kuvuga uwo nguwo ni wa mupagani uri turi mu bantu bamaze kwakira umwami Yesu. Uwo muntu rero uri iyo ngiyo sinumva uburyo anyurwa kandi ari umunebwe. Icyo ushatse kuvuga we nagarukaho, yabonye icupa rimwe nyine ni iryo yumva ko yanyuzwe nyine. Ubu ni umupagani, si umunebwe. Kuko niyo uhora usabiriza, wowe se wasabiriza? Niyo uhora usabiriza utwamuhaye akakira. Ariko turi mu cyigisho cy'umuntu wakira umwami w'umukiza. Ni ukuvuga ngo icyo ubonye uranyurwa kuko wamenye ko icyo ari Imana yakugeneye. Sinabo iyo ndaryo byumvikana cyangwa nishaka kongera. Uko byasa kose nagiraga ngo kuko uyu muntu twaganiriye birashoboka yuko ejo azaba ari kunkurikira cyangwa se ari kudukurikira. Yego. Akumva iki kiganiro. Yego. Birashoboka yuko usibye nawe hari n'abandi bandi bameze nk'uku nguku. Ndumva uko byasa kose itandukaniro riri kuri aba bantu kumenya unyurwa uwo ari we. Ese koko unyuzwe nuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Niba wamaze kunyurwa nabyo, uraza kunyurwa n'ibyo akugenera. Naho niba atari ubwo buryo, uburyo uri kunyurwamo ahubwo nubuhe? Nkurikije wenda uko wabubajije by'ubunebwe. Ubu turimo turiga ijambo ry'Imana kuri munsi wera w'isabato. Nubwo ari turi kwiga iby'ubuzima ariko ni ibijyanye n'iby'Imana undi yatugeneye. Nuvuga ngo uyu munsi kuba twafashe uyu mwanya, hari abandi bari mu gitanda cyabo kandi baruhutse isabato. Sabanebwe se? Cyane. Abo nibo banebwe rero. Cyane. Abo nibo banebwe. Uwo muntu yashatse kuvuga ngira ngo kuko utari umunebwe niyo nubwo insengero zifunze yafashe umwanya, kuko uyu mwanya ni umwanya duteranamo n'ubundi. Agafata umwana cyangwa se niba ari wenyine agafata Bibiliya, akaririmba, agafata ijambo ry'Imana akiga. Ntajye mu gitanda ngo nasomye byinshi naranyuzwe. Yanyuzwe iki? Yanyuzwe n'iki? Yanyuzwe n'iki? Narigeze ku cya gatanu ngera ku cya gatandatu. Imyitozo ihwanye n'ubushobozi ufite. Imyitozo ntikabure mu buzima bwawe kugira ngo uhangane n'iyi ndwara ya kanseri itazakugeramo. Ubwo ni ingororamubiri. Yego. Ukora imyitozo kangahe byibuze mu cyumweru? Uko twicaye aha ngaha byaheze twapfuye duhagaze. Kanseri yaje twataka. Kwihuta cyane no kwiruka. Bwabo ni bwo bavuga. Abantu benshi muri iyi minsi arakorana ubunebwe. Icyo akoze ntagikore yihuta, ntagikore yiruka. Niba ari ugutekana nk'ibirayi ugasanga umaze kuva mu gitondo kugeza saa sita ntiburanashya. Buri bwabo bunebwe. Niba ngiye hari intunga, ngiye nta gahunda mfite, ndagiye ndakoresha amasaha angahe? 3 cyangwa 5, kandi hagiye muri minota 30 cyangwa 40 wakabije. Ugahita moto urugendo n'amaguru Ndabwo nta kibazo kuko turi muri viziyo yo kutagenda gake n'ibyo hanga bashatse kutubwira ubundi. Kuko iyo ugenda gake n'ubwo mugabo ugenda gake niko nibwo za ndwara zinjira. Ibyo myitozo twabivuyemo nta bihore n'ibyo byo kwihuta cyangwa kwiruka. Ngira ngo muzi ko ari cyo bita za 4G na za 4 na za byitandukira. Tugeze kuri kangaho ngo 5G.
nicyo bita umuvuduko. Reka rero tugerageze twumvire aya mategeko n'amabwiriza twahawe mu byo umuntu yakora yikingira kanseri n'ibiyikomokaho n'ibyayikurura. Reka tugerageze. Gahunda yo kuvura kanseri ukoresheje ibiribwa. Tugiye kugeraho igise nk'abagisorezaho, tuzasubukura ubutaha. Ariko ni byinshi kandi iyi ndwara ni mbi. Tuyiranirize hano tuzakomereza. Reka dusoreze kuri iyi ngaha, gahunda yo kuvura kanseri ukoresheje ibiribwa. Cyangwa tuzasubukurira aha ngaha hasi. Bishyiraho amatsiko, mwihangane. Ariko ntiwaburaho n'ibintu nka bibiri batubwira. Hari ukurya amatunda, kavuge mu wenda dukeya. Hari ukurya amatunda, kurya imboga mbisi saa 12. Yego, mwihangane mbi tuzabisukura ubutaha. Tuzakurikire igice cya Shariro, kudasa kuzarwara kanseri. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ariko mugerageze mugire ibyishimo, mugire umunezero, mugire umurava mu byo mukora, kugira ngo turwanye iyi ndwara ya kanseri. Mubonye ko nta twayicikira, mu mvaruganda irimo, mu miti duhungiza irimo, ntaho twayicikira. Aho yabo tuyicika, ntaho tumaze gusoma iki gitabo, nuko twirinda nkuko tumaze kugira gute kubibona. Reka Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.